buri uriya ni umugambi wateguwe ndetse Melody na Coach Gael babigiramo uruhare. Emmy Kinege ibi bintu ntago byigeze bimugwa amahoro, nibyo nje kwinjiramo. Melody avuga ijambo rikomeye, nge numvise numva nshatse ko nko kumushima ariko ndongera ndamugaye. Yabwiye umuyobozi w'igihe.com aravuga ngo nge icyo nifuza Emmy kuva ubu ngubu tumukure mu myandiko yirirwa yandika, by'umwihariko kuri wowe. None urifuza iki? Aha niho namenye amakuru akomeye ndetse mugiye gutungurwa, ndetse Melody n'aba ba boss bameye bose baza ukuri. Emmy Kinege ari mu nzira zisohoka. Sinababwiye inkuru mubona we na Emmy Kinege ndetse n'umuntu bita Disi Clement ari ingoma amashyi. Melody aravuga ngo ngewe umuntu narekomanda ku nkuru zandika, nifuza ko azangaha bamwita. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro bya Oasis TV1, mubana natwe umunsi ku munsi. Dukomeje kugenda tubashimira, tubasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe. Dukeneye ko umuryango mugari wa hano wiyongera, uzamuka. Mu by'ukuri natwe tuba turara dushakisha amakuru afatika aremereye kugira ngo namwe tugomeze tubahesho, ndetse ya makuru mukunda kuba stari bakuru cyane cyane nibo twibandaho, kuko kuba mukuru muri game ni nako na public n'abafana bawe biyongera. Ngarutse rero ndi jyenyine nk'ibisanzwe, ndi umukada wanyu, umukada w'abanyarwanda, umukada Dev. Ngarutse muri ya makuru noneho mwa mukeneye kumenya bwa bwino ya miriro. Hari inkuru ngiye menya nkumva ndishimye, nkumva wajya hari nk'akantu kari kunyirigita, ndetse nkumva ku rundi ruhande bitewe n'ukuntu tuba tware expectinze ibintu bibera mu kibuga, nkumva ku rundi ruhande ndatunguwe. Ngarutse mu nkuru rero nanone twakoreye ama episode menshi atandukanye, ndetse ngira ikintu cya suivi gufollowing inkuru, kugira ngo mbabwire ngo bya bintu byarangiye gute, bya bintu byagenze gute, ibi ni ABC nkababwira donido yose. Uwo ni umukada wanyu, uwo ni mukada mukwiye gushyigikira, kuko nanjye umunsi ku munsi mba ngomba kuza nkabereka ko mba ntaruhutse, mba ntaryamye. Ngarutse kuvuga kuri Bruce Melody itayi iwacu igitangaza. Ngarutse kuvuga kuri Coach Gael. Ngarutse kuvuga kuri saga ikomeye ya Emmy Kinege yakimbiranyemo na Bruce Melody, ndetse haza gusohoka amajwi akomeye cyane yarimo n'ibintu bibajyana muri gereza, ibintu bihemukira Melody. Melody w'abanyarwanda, brand nk'iyi ikomeye, abantu niba byabashimisha, ariko Melody nawe agira abanzi benshi, aravuga ati bamuroshye yose. Ibintu birazurungutanye, ntago mwigeze mumenya rero mukuntu byarangiye. Mwigeze mubimenya? Ninde munyamakuru waje ngo ababwire ngo byagenze gutya? Ninde munyamakuru waje ngo ababwire ngo bariyunze cya byarananiranye? Ninde watubwiye se ngo ikirego kwa YouTube mwashyucaga ngo bareze Melody byarangiye gute? Cyarakiriwe, baragisuprimye, Emmy yaramubabariye, Emmy yarabeshyaga, ari amajwi ni ariyo. Bimeze bite? Nje kubabwira donido rero. Nkifata amakuru ntago muzansinzirana. Munsinzirana gute se? Jabundi Emmy Kinege aroshyho derede, abanyamakuru bose baramurwanyije, baramubwira ati kuraho icyo gihuru, bidateye kabiri nawe bagihubanujeho. Abakuyeho igihuru sha. Ngo yabaye umusitari. Ari depression y'ibya Melody byaje bikurikirana. Kapose witwa Meyeri muramuzi? Mukiresha maze imyaka nyagato cyano muri game. Bantu amaze gukoresha na amabrand akomeye. Simutindo sinanamusubireho. Emmy Kinege uyu ni umukozi w'igihe.com. Ndetse kubera ubusiniya yari afite, yagendaga agaragara cyane mu ma interview make cyane ashoboka, ariko akayakora. Tukabona akoresheje interview umuntu runaka, yenda Samu Karenzi, murabizi ni umusiniya kandi ntakunze kugaragara ku ma YouTube. Murabizi saga ya Samu Karenzi na Sabe bagirana n'ibibazo bikomeye mu minsi ishize rwose. Sabe ngo
ariko umugendaho ngo kubera ngo Karenzi yamwimye interview ni byinshi, ukabona anyujijemo aka interview yagiye Dubai akoresheje yenda Green P, akoresheje aka interview yenda Miss Jolly, gutyo dukeya, ariko ducya koza abantu bakadukunda bakamushyigikira bakamusapotinga, nubwo buseniority bwe bigatuma nyine aba big guy, cyane ko n'ikibuga cyari kitaraguka cyane. Burya umuntu watangiye game atarazaho YouTube kameme agomba kuba hari ahantu ageze. Inzigo n'urwango rwarakomeje, ndetse mikinege everyone arabiza hanze team arimo, ndetse yarwanyije Melody official byeruye, abantu abanyarwanda bashyiramo n'amaye, ariko we nta mayeri yashyizemo, yareruye ndetse ashyiramo ubuswa bwinshi, aribwo ngiye kugeraho, aribwo hagaragayemo uwo mukapo mvuze hejuru. Emikinege rero byaje kurangira gute? Byaje kurangira Bruce Melody avuze ngo enough is enough, ngiye gusohoka mvuge uyu muntu aranyanga, akora ikosa rikome, akora icyaha cyo kumentioning igihe.com ko kimwanga, ko gikora inkuru mbi gusa, kandi ayoboye igihugu. Amayimune ya Bare ni uyakoririmba, ibitaramo byose ni ubibirimo, imbere mu gihugu hanze, amaze kugera ku rwego nubwo nawe afite amadefo. Bruce Melody Emikinege ibi bintu ntago byigeze bimugwa amahoro, nibyo nje kwinjiramo. Ari Melody na Emi nindi ibi bintu byakomeranye, bamwita Emikinege, namenya amakuru, ndetse abo mbwira baranyumva barabizi, ndetse bamwe bagiye no gutungurwa. Bamwe bari hafi batazi bijya mbere, nge nzarekura ntago muzandyamana. Emikinege ibintu byamubayeho, kumanuka muri timu ya The Ben akerura, gukora inkuru mbi cyane kuri Bruce Melody, kuza gakora interview yeruye akerekana urwango. Iriya interview yakoreye ku gihe, nyuma y'icyumweru n'igice Melody amuzibuye, niyo yamumennye inda, niyo yamukozeho, n'ubu aracyahangana n'ingaruka zabyo, ngiye kuzinjiramo ntabatindiye. Bruce Melody yaje kwegerwa n'igihe.com, makuru namaze kuyafata. Umuyobozi aramubwira ati Melody, twakora iki, tubigenze gute, iki kibazo gihagaze gute? Melody avuga ijambo rikomeye, nge nanumvise numva nshatse ko nko kumushima, ariko ndongera ndamugaye. Yabwiye umuyobozi w'igihe.com, aravuga ngo nge icyo nifuza, sinshaka na rimwe ko muzongera kunyandikaho inkuru. Rwose simvuze ngo mwirukane, simvuze ngo mukore iki, simvuze ngo musibe inkuru, simvuze ngo, sinshaka, mfite ubwo bubasha. Ibi inkuru nziza muyireke, ibi inkuru mbi muyireke. Cyakoze cyo nanjye mba mvuga ibintu bikomeye bihagazeho. Murumva ayo magambo ukuntu akomeye? Murabizi abanyarwanda munkurikiranye ko igihe.com ari ikinyamakuru kiyoboye ibindi hano mu Rwanda. Murabyemera ko Bruce Melody nyuma yaho The Ben na Meddy bagendeye yayoboye igihugu? Tujye tuva ariko mu marangamutima. Kuza ukavuga ngo ntuzanyandikeho, ni nk'uko minisitiri yaza akabwira igihe.com ati ntuzanyandikeho. Ni nk'uko umuyobozi w'igisata runaka yaza akakubwira ati ntuzongere kumva. Tuzavuga iki ukora amakuru buri munsi? Ese umuziki si ibintu byacu? Ese igihe ko cyari kimaze kuzana ngo igihe culture, ngo igihe sports, ibintu nk'ibyo? Baje kwicarana aba bantu batatu, Coach Gayeri, Bruce Melody n'undi mukire nahereyeho umuyobozi hejuru, baricara ati dufata umwanzuro. Bruce Melody ni brand nini, Bruce Melody ntago twamuhomba, ahubwo dukora iki? Umuyobozi arapropoza ngo twirukane Emi. Bruce Melody ati se mwabinkoreye? Ariko Melody nawe ngo ni umuntu, ati mwabinkoreye ibyo bintu sha kwamereye nabi. Babyigaho, haza akanama k'abatekinisiye, baravuga ati kumwirukana twadukoze ikosa rikomeye. Haje ikibazo, biba bisaba ngo umukozi dushake faute lourde, umuntu tumaranye iki gihe, nanone niyo twamusora kujya tuzahangane nawe, twamusoramo mu mayeri menshi, tukagira ukuntu tubipanga. Melody ati wi, ati none tubigenze gute? Ati aho kugira ngo Melody turagusabye na coach, aho kugira ngo
ntituzigere tuvuga ngo ntitugukozeho inkuru, tuyikore ahubwo duhindure umuntu wayikoraga. Emi kuva ubu ngubu tumukure mu myandiko yirirwa yandika, by'umwihariko kuri wowe. None urifuza iki? Aha niho namenye amakuru akomeye, ndetse mugiye gutungurwa, ndetse Melody n'aba babosi ba Mail bose bazi ukuri. Melody ubwe yaporopoje umuntu ugomba kuza agasimbura Emi Ikinege mu nkuru zimwandikwaho, ndetse bagategura uburyo Emi Ikinege agomba kwirukanwa. Emi Ikinege ari mu nzira zisohoka, ndetse babikorana amayeri, barabitegura. Melody aravuga ngo ngewe umuntu narekomanda ku nkuru zandika, nifuza ko azangaha. Bamwita Mbarubukeye Peacemaker, Pundit Muze Pundit. Nikanze natangaye. Burya suko ntabwo bisobanuye ko Peacemaker arenze Emi, ahubwo nta yandi mahitamo ahari. Ni upfa kwisabaganya mu nkuru za showbiz, yaciye no kwisibo wenda nawe anafunga umutwe, dore ko nawe iyo yipanze operasiyo bigoye kumurobinga azatimusha. Peacemaker yagiye mu Burundi igitaramo cya The Ben, si ibyo by'amatimu. Sinababwiye inkuru mubona we na Emi Ikinege ndetse n'umuntu bita Disikrema ari inkoma amashyi, yego, barangiza agasabira akazi umuntu yabonye muri timu. Murumva iyo seniority ya Bruce Melody, akavuga atabanzi bararutanwa, aho kugira ngo mugumishe Emi hano, basi muzane Pundit nawe ari muri timu nde The Ben. Nikaze kuri za airport zose Pundit siwe wabagahari. Murumva ariko kuzana undi mwanzi wawe ariko ukavuga atabanzi bararutanwa. Pundit aya makuru ntiyarayazi, ndetse mu gitaraganya baba bazanye Pundit, ariko kuko ari izina rikomeye ryitwa Emi Ikinege, batagatingaga bavuga ati risimburwe n'amazina akomeye, wenda bazana undi mwana w'umuvubuka nawe uraho uwayawaye utarubaka izina, bamwita Dani Rurema. Ati baza ari babiri bazafatanye. Mu mayeri menshi nibwo bahise bategura ngo igihe, ngo podcast, ngo ibiki. Mwabibonye ko batangiye kurekura, cyatangiwe na Emi Ikinege bagira ngo bamusore mu nkuru zo kwandika, ahubwo agerageza ajye kuri mikoro, dore ko nawe agerageza kuvuga yenda abantu bakumva. Buriya uriya ni umugambi wateguwe, ndetse Melody na Coach Gael babigiramo uruhare. Aho kwirukana umuntu dufite iyo kontara, tumuha ibi n'ibi, ko nawe Melody utari intungane. Abo bana ntabwo amafutage twayabonye, niyo baba bakubeshyera. Umukobwa nawe warongoye ntabwo footage tuzifite. Byarabaye. Buriya ngo akariho nta nkuru ipfa kuzira ubusa, ariko habeho kumvikana. Ndetse byabaye kera RIB itaraza, murabizi ukuntu RIB iri strict. RIB wayiryamana, sabaze bandimbati. Ibyababayeho. Ndetse Pundit ntiyamenye aya makuru yuko aje ku kaboko ka Bruce kuri rekomandasiyo ye, ndetse ko yari yafashe icyemezo avuga ati ngewe mfite umwavoka ndabarega, nemerewe ko iki kinyamakuru kitamvugaho, mureke izo nkuru zanyu munshimaho sha, muzazihorere. Noneho kugira ngo mpangane namwe mujye munyandagaza. Iyo nkuru yantangaje, ndetse n'ubu nyumva iyo nkuru nasanze umugambi wo kwirikana Emi Ikinege ugikomeje, utarakuweho, nyuma y'amakosa, nyuma yo kurambirana, nyuma y'uko brand nkuru hano mu gihugu imwibasiye, nyuma y'uko umutajiri Coach Gael amwibasiye. Shamana, aba bantu bagiye kwirukanisha Emi Ikinege. Ubu Bruce Melody koko ye baba wesha na Coach Gael ni kakavuyo kabo nyine, bavuga ngo tuze twiyenure, tuzaze fata ku mavuta tumukandira akanyenyeri nabi nkoma amashyi, tuzamutera uw'inyuma tumuteza Abanyarwanda. Emi Ikinege tuze ejo niba mwirukana azaza avuga ngo narababwiye, tubonye umugabo n'iki. Birigaragaje. Namwe Abanyarwanda ngo muzi byararangiye. Byarangiye he? Emi Ikinege nizi podcast mwabonye ko batangiye kujya baziha ba Dani Rurema, banyuzamo baza nawe akaza nk'umusini ukiri mu kazi kuziye inkuru nabonye ejo bundi yandagaza yakoze. Wayinsomeye wamfura we. Haba we, inkuru ya The Ben hari kuza papira ibintu bidasobanutse.
warayibonye ya Emikinege aribeshya yandika ibintu ejo bundi nkuru yanditse. Mana we, yinyereke nyisomera nanjye ndayifite nuko nashyushye ntarangara kandi gukora inkuru njyenyine. Mba ngomba kuza nkakora inkuru nkababwira uko yarangiye, nkababwira suivi, ndetse niyo mpamvu amakuru yo kwirirwa bakeza The Ben n'aba bose iyi team yabaye make. Byaragaragaye barabakosoye. None ku myaka afite azashinga YouTube channel ye, azashinga ikinyamakuru cyandika nka Sabe. Se Sabe ko bisaba ngo asohokemo neza n'ayo mafaranga nayafite. Nayo mafaranga yafite. Naranabibabwiye ngo Platini yatumiye by'umwihariko abana ba Jay Polly mu gitaramo cye. Hasi arandika ngo ibi Jay Polly yabyemereye igihe mu kiganiro cyihariye ubwo yakomozaga ku myiteguro y'igitaramo cye. Ngo ibi Jay Polly yabyemereye ni ugushinyagurira n'umurambo. Uyu ngwemi nibamusimbuza abana ba Dani Rurema bitwa ba Punditi Peacemaker. Punditi se we Imana ntimurebeye mu kimpuwe, ntagiye kuri radio bisobanuye kuko asavingaga bigabanuka, bisobanuye ko imbaraga urazidistribuwa. Ariko nawe niyarazi ko uwitwa Bruce Melody yagize uruhare kugira ngo abone aka kazi, we akiri muri bya bindi ngo team The Ben. Ubu nibyo ngo akirimo. Mwarabibonye exclusive interview ni Peacemaker yayimukoresheje ejo bundi arekura kuri Melody. Bifite icyo bisobanuye. Igihe ni abantu ba The Ben nk'umusiniya, ariko Melody aho kumuhomba byabaye ngombwa ko bakora icyo Melody na coach bifuje kandi ntibirarangira. Mana yanjye, iyi nkuru ndayishimiye cyane. Iyo mba mvuga abasiniya ndetse bazi ko ngo bahisha amakuru ku rwego rwo hejuru nkuru, iyo rero ngenje nk'umukada nkikomanga nkababwira ngo byagenze gutya, nkabivuga nemye kuko abo mbibwira bo baba babyumva, baba babizi. Emikinege afite ubwoba kugeza n'ubu, ndetse kubw'Imana ngo ajya muri Genzi Comedy. Nabyumvise ngo ababiganiriza inshuti ze. Izo nshuti zawe ziranshyigikiye zishaka ko ndekura imiriro, ni nazo zinyuzamo zikambwira n'iryo donido na voice ndayifite. Ariko nyumva Melody na coach ubu bageze ku rwego birukanisha umuntu bagahesha akazundi muri kariyeri hano mu Rwanda. Coach yariteretse, ariko ibyo bakora byose inkuru nziza zabo mwanza nzivugemo ye cyatse nanazivuga na gake. Heze ndi ikinyamakuru kiri official ngo reka fa kuba ntabeshye ngira honoria. Hari abavuga inziza gusa, hari abavuga imbi cyane, hari n'ababaransa. None ngiye kubera ukuntu man, inkuru ya Melody yose ngomba kuyishaka, inkuru ya coach ngomba kuyishaka, sinahumeka. Ibe mbibe nziza, ntimuzabinyangire, mukomeze munshyigikire. Niwe mujyo wanjye, niwe murongo wanjye. Ntago n'ubundi abatabikunda nakora nkuko bashaka, kuko nyine ubwo nzagira abakebeza nyine bumva ibintu byanjye, bumva umurongo. Ariko nukuri man, kuva bambuza ngo sinkora operation ngo ya coach na Bruce, bose arabyumva nawe mba muheramo ubutumwa. Azandeke nyirekure nduhuke nongere nanzike, kuko mba numva ari ikintu kinini kindi ku mutima ntararekura kandi nategurije Abanyarwanda banze ko mbivuga. Ariko mu gihe ntarayirekura najya nzana utwo dukeregeshwa. Abantu nimubone Emikinege asohotsemo hari muzamenye ubiri inyuma, ndetse yisaga ntigeze irangira na gato. Amakuru ndayafite, ndetse urabona ko ubuyobozi bukuru bw'igihe bwamaze kuhengamira ku ruhande rwa Melody nande na coach Gael. Imana ibarinde. Nkuru nkizi nakagaruka, murabizi umukada sinduka sindyama, mba ngomba kuza mbundereza ndekura nikunkumura nikomanga igihe biri ngombwa. Ariko igihe amakuru tutayafite 100% nabwo hari ukuntu tubisobanura. Ibyo byose mujye mumenya kubitandukanya, yaba breaking news, yaba gossip trend, ariko cyane cyane twibanda muri amakuru yo mu nda y'isi mutamenye, yo tubabambere mu kuyarekura, ndetse tugire uwo mwihariko wacu kuri wazisi. Nshimiye umucambuzi utari uhari, nshimiye abakunzi bacu bose, nshimiye nanjye ndishimiye kuko ndara nicaye nshyiramo imbaraga kugira ngo muryoherwe. Nanjye ndishimiye, I'm proud of myself. Umukada Dev, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Stella Vista.